abadayimoni ntibakwibesheho. Hari amavuta y'Imana ari hehe? Ari muri wowe. Tuzamurira Imana ibiganza. Ngo idubu yabishe, ngo akayisimbukira, ngo akayifata, ngo akayitanyaguza, ngo akayambura umwana w'intama. Ndagushimiye mwami wanjye uhimbazwe. Ngo igihe kimwe n'intare iraza, nayo ngo arayifata, ayambura umwana w'intama. Ndimo ndihuta. Imana ishimwe cyane. Kubera iki yanditse aya magambo? Kubera iki yarageze ibwami, yarageze ku ntebe, yicaye atekanye, yibuka ibintu byose Imana yamunyujijemo. Niyo mpamvu nababwiye ngo turasubira inyuma gatoya. Yicaye ku ntebe, hagize gute? Yicaye ku ntebe, yandikira ijambo. Reka mbabwire ibintu bigera kuri bine. Icyambere, yibutse Imana imuzana kwa Sawuli. Yibutse Imana imuzana kwa nde? Kwa Sawuli. Umunsi yaraje kwa Sawuli, ngo ageze kwa Sawuli bwa mbere, Sawuli yatewe n'imyuka mibi, ngo yaraje, ngo araririmba. Imana ishimwe ko dufite abaririmbyi. Ngo araririmba, ngo ahimbaza Imana, ngo arimo aririmbira Imana. Sawuli aravangwa amasezerano ya Dawidi ndayazi, ngiye kumwica murangize ubuzima bwe burangire. Ngo afata icyo bita icumu. Afata iki? Afata icumu. Uzi ibintu byaguhize byarangiza ntibiguhitane. Ngo afata icumu. Undi ngo arimo ahimbaza Imana, kuriya twari turimo tubyina, ngo arimo ahimbaza Imana. Sawuli ngo imyuka mibi imuvuyemo, ngo amutera icumu. Ngo Dawidi arizibukira, yizibukira kabiri, ngo riragenda rishyita mu rusika. Ngo giye kubite mu rusika, agarutse haravuga ati warunyishe pe Sawuli we, warunyishe. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanjye, ubwo abisha bari bampagurukiye baramize nk'uguri. Imana ishimwe yitaradutanze. Iryo ni ishimwe rya mbere, aribika ahantu. Ntabwo ari rimwe si kabiri. Yagerageje kumwica Sawuli inshuro 3. Inshuro zingahe? Inshuro 3. Reka mbabwire ya kabiri. Ni umunsi yamutumagaho umukobwa we, aramubwira ngo ndashaka kwica Dawidi, kandi uze kumunyambikira imyambaro, umushyire mu cyumba, ntuze gutuma asohoka, ndaza kohereza intumwa zize kumunzanira. Ngo intumwa zirikora, zijya kureba Dawidi iwe aho yarari. Ngo zigezeyo, Imana ishimwe cyane, umudamu ngo arabimenya ko baje, kuko yari yavuganye na se. Aravanga uyu munsi ntabwo ari umunsi wo gupfa kwawe, hari icyo ndibuze gukora. Ngo afata icyo bita akadirishya, ngo amunyuza mu kadirishya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi hano hari abantu baciye mu kadirishya babonye urupfu, ariko Imana irabatabara. Ngo amunyuza mu kadirishya, agira gute? Ngo amanurira hasi, undi ngo aragenda. Abandi ngo bajye kureba, ngo bahasanga igishushanyo hashyize cyitwa tarafimu. Ngo yacyambitse neza, ngo baragiterura barakibangatana, ngo bagishyiriye umwami. Ngo bakigezeyo basanga ni igishushanyo. Muvuge ngo ni igishushanyo. Dawidi ntago ari uwo gupfa nonaha, hari imirimo Imana izakorana na Dawidi. Imana ibihimbarize. Muse n'abazamura ibiganza tuyishime. Haleluya. Twongereho gato. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, dukomerezeho aho twari tugeze. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 143 umurongo waho wa 5. Zaburi 143 umurongo waho wa 5. Zaburi 143 umurongo wa 5. Mwihute muhagere. Hanyuma turashimira Imana iduhaye mwanya mwiza uyu mugoroba, kugira ngo tube muri iki giterane, muri iki gitaramo cyiza Imana yaduteguriye uyu munsi. Imana ibihimbarizwe. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ihimbazwe. Hari igihe umuntu atekereza ko byari byoroshye, ariko Imana hari ingabo nyinshi yatanze ku bwacu kugira ngo tuboneke, tube turi muri uyu mwanya, tube turi mu nzu yayo, tuyizamure ibiganza tuyishimire. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko kandi ngewe ugiye kubaganiriza nitwa Habiyambere Jean Pierre. Nturutse mu Gatenga, ntura ahantu biti Gahanga. Ndi umugabo, mfite umudamu n'abana, ndumva ari ibyo. Ikindi kiba kitugenza hanini ni ijambo ry'Imana, nuko tuba tugira ngo tubahe amakuru y'ibanze. Twagiye twumva ubutumwa bwishi, nta nubwo ndi buze gutinda, ngiye gukoresha umwanya mutoya cyane. Hanyuma twongere tuze kumva abaririmbyi bongere bahimbaza Imana. Ntekereza ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Zaburi 143 umurongo wa 5 haravuze ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza imirimo
intoki zawe kuramburira amaboko twikirize tuvuge ngo amen. Turi mu giterane cyo gushima Imana, turi mu giterane cy'amashimwe. Umuntu wese akwiye kuzirikana imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Nari mvuze ngo Imana ibishimirwe. Wowe ubwawe uri ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Wowe ubwawe uri ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Turashimira Imana. Mu kanya abaririmbyi bararirimbye, ntekereza ibintu byinshi. Baravuze ngo garura ifoto yawe ya kera hanyuma uyihuze n'iya none. Naho honyine nshaka kuvuga, ntabwo ndi buze gutinda. Muri make, garura ifoto yawe ya kera uyihuze n'iyo ufite uyu munsi, urebe uko zimeze. Turashimira Imana igihindura ibintu bigahinduka. Imana ishimwe. Ndimo ndashaka kubaganiriza mu mwanya utari munini. Ndashaka ko twibukiranya ku kigendanye no gushima Imana. Icyo ubwacyo umuntu agitekerejeho akwiye kuvanamo ishimwe ashimira Imana. Bibiliya iravuze ngo nibutse iminsi ya kera ntekereza ibyo wakoze byose. Imana ishimwe. Nibwira ibintu byose wakoze, ntekereza imirimo y'intoki zawe, hanyuma ndangije nkuramburira amaboko. Nukuri sindi buze gutinda hano. Ndashaka kuvuga gatoya ku Mana yakoze ibyo. Ndashaka kuvuga gatoya ku mwami nyir'ururembo baturirimbiye. Imana ihimbazwe. Nari mvuze ngo Imana ihimbazwe. Nari mvuze ngo Imana ihimbazwe. Naho ushaka kuvuga gusa. N'abasoma mube muretse mu nyumve gake. Amen. Bibiliya iravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Numva nashaka kuza kuvuga amateka menshi, numva nashaka kuza kuvuga byinshi, nashaka kuvuga hano. Ntago mubona ko dufite amashimwe. Ntago ubona ko wowe ubwawe urishimwe wirebye utari wagira ibindi ureba. Ntubona ko wowe urishimwe. Ese koko birakwiriye ko dushima Imana? Abantu turi hano birakwiriye ko Imana ishimwa? Twizamurira ibiganza. Imana ikwiye gushimwa mu izina rya Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo hari byinshi tubona tukabifata nk'ibisanzwe. Rimwe na rimwe ngo tukumva ko byari bikwiye no kuba. Ngo ariko muri byose dukwiye kumenya ko hari Imana ibikora. Mwami wanjye uhimbazwe. Mwami wanjye uhimbazwe. Nari mvuze ngo Imana ihimbazwe. Yo, haleluya! Imana koko ikwiye gushimwa. Murumva Imana ikwiye gushimwa se? Hari ibintu byatuma dushima Imana. Dawidi aravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera. Reka tubihuze n'izi ndirimbo. Abaririmbyi baririmbye baravuga ngo fata ifoto yawe ya kera uyihuze n'iya none, ubyegeranye urebe ko nta shimwe ririmo. Huza wowe, fata ayo makuru yahuze. Ayandi majwi ubu yabwiye ngo ceceka. Ayandi majwi ubu yabwiye ngo ceceka. Ndashaka ko dusubirayo, dusubira inyuma gato, tugereyo, turebe amateka yacu. Tugereyo, turebe amateka yacu. Turebe aho tuvuye. Tugeyo gato. Ndashaka ko tugerayo. Kuki Dawidi yanditse aya magambo mwene Yesayi? Ndashaka kuza kuvuga impamvu nkeya zatumye yandika aya magambo. Imana ishimwe cyane. Kubera iki yayanditse? Dawidi uyu tuvuga mwene Yesayi utaruzwi mu bana bo kwa Yesayi, ariko Imana yarizi. Kubera iki yageze ku rwego yandika aya magambo? Kubera iki yageze ku rwego yandika aya magambo y'Imana? Sikoko yari afite ishimwe. Hari ibintu yari yibutse yumva akwiye gushima Imana.
Imana ikwiye gushimwa. Imana ikwiye gushimwa. Imana ikwiye gushimwa. Imana ikwiye gushimwa. Abagabo, ababyeyi, abasore n'abakobwa, Imana ikwiye kugira gushimwa. Reka nzimbabwire, Imana ikwiye gushimwa kuko ariyo ari Imana. Imana ikwiye gushimirwa ko ari Imana. Kuba ari Imana ubwayo ikwiye gushimwa. Kumva yitwa Imana, nta yindi Mana iriho, nta yindi izabaho. Kuba yitwa Imana ubwabyo irihagije, ikwiye gushimwa. Imana ikwiye gushimirwa ko ari Imana, ari Imana. Utaragira ibindi wegerezaho, ikwiye gushimirwa ko ari Imana. Niyo yafashe Dawidi imuvana mu ishyamba. Dawidi wari umushumba, Dawidi udafite icyerekezo, Dawidi bagiye gutoranya abandi, bagiye kwimika bakamuhunga, Dawidi utari ufite ishusho, Dawidi watumye Samweli avangirwa atarajyaga avangirwa. Munyumve mu bahanuzi b'amateka Samweli yabagamo, ariko umunsi Imana imubwira ngo uzuze ihemba amavuta ujye kumwimika, yaravangiwe. Kubera iki? Ibintu Imana ivuze ntashobora kubihuza n'ubivuzeho. Munyumve, haleluya. Hari ibintu Imana ivuga kuri wowe kugira ngo abantu bahuze ibyo bintu Imana ivuze nawe bikanga. Mukurikirane mu bahanuzi babayeho bakomeye, bagize gute bakomeye mu Isiraheli. Samweli yari umuhanuzi, yarundukiye mu buhanuzi ari umwana muto. Imana yatangiye kuvugana n'abataramenya uko ivuga, ariko umunsi mutuma imubwira ngo uzuze ihemba amavuta, mutume kwa Yesaya. Hari umuntu ufite umutima usa nuko ngize gute shaka, ngo yujuje ihemba amavuta, ageze kwa Yesaya, agezeyo ngo bazane Eliyabu Imana iramugaya, bazana Shama Imana iramugaya, n'abandi ngo barabarangije bose uko ari 7. Biranga avatise ko mvangiwe, kuko mvangiwe bigenze bita. Abantu bose baje hano nabonaga bakabaye abami, none biranze ko mvangiwe se. Nta wundi waba hari, nta wundi waba hari, nta wundi waba asigaye. Erega nubwo abantu tujya dukomera, ariko dufite amateka y'ibyo Imana yakoze. Dufite amateka y'ibyo Imana yagize gute yakoze. Tugenda kandi barokore mbabwire, Abisirayeli bambutse Yorodani, Imana yarababwiye ngo mutoragura amabuye yitwa ibihamya. Iki ibihamya, hari abantu bazaza mubabwire ko Imana ishobora byose, bahakane ko nta Mana mwabonye. Rero ndashaka kubabwira ko twebwe turagenda n'ibihamya. Munyitabe, haleluya. Twebwe turagenda n'iki? Ibihamya. Uwo munsi aravangirwa, kandi nyine kizakubwira ko Imana ivuganye nawe, igusanga uri munyonga igare, akagare, murareba uri munyonga akagare, kakubwira ngo mwana wanjye nzaguha vewiti, udafite n'ibitekerezo byo gukorera provisoire, udafite n'ibitekerezo byo gukorera perime, yo kubera ko yo amen. Ni Imana ngari ku rwego iva mu itangiriro ikageza ku iherezo, ikamenya ibizagira gute ibizaba. Ubu hari abantu hano bicaranye amateka maremare, Imana ishimwe cyane. Uwo munsi Samweli arabaza ngo naba bonyine bahari, naba abantu ufite gusa? Undi ati nabo. Undi suhari yarazwe wo mu ishyamba mu ntama hariya hirya, hari ishusho afite se? Nta undi uhari, ntawe. Ariko Imana yareba ikabona arahari, mufate mu kiganza umubwire ngo arahari.
nubwo adafite ariko agize gute arahari. Imana yareba ikabona agize, iramubwira ngo Samweli we, buretse iyo mikino urimo ayo mavuta asayo kumena, ndaje nkwereke. Habwa ati subiramo, nta wundi uhari, ati ntawe uhari, sarahari. Aramubwira ngo cyokora hasigaye akandi kagahererezi kariyo, kariyo ngiyo mu ishyamba, nta shusho gafite. Aramubwira ngo noneho rero birahindutse, uyu munsi ntimuri bujye ku meza katari kaza, mukavaneyo mugahubuzeyo, nigashake kabe kari kure cyangwa kabe kari hafi, ariko mugire gute mukaza ako mwajugunye mukatuzanire hano. Muse n'abazamura ibiganza dushimira Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Naganiriza abantu muri iki cyumweru, nari nkimaze ndimo nganiriza abantu b'inyarugenge kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu saa 6. Narababwiye ngo Imana barinde inshuti mbi nka Gihazi, ubona urupfu ntabona ubuzima. Mu magambo navuze yarimo, narababwiye ngo Imana barinde inshuti mbi zibona amagare agose Elisa aho ngaho aturutse Siriya aje kubatera, ariko ntizibona amagare aturutse mu ijoro agoswe y'umuriro. Ndababwira ngo Imana barinde inshuti mbi zimeze nka Gihazi. Imana ibahe inshuti nziza muzagendana mu rugendo. Imana ibihererwe icyubahiro. Nari mvuze ngo data ahabwe icyubahiro, ngo baravuga ngo ntabwo uyu munsi mwegera neza uwo muntu udafite isura, uwo muntu tutazi uwo ari we, uwo muntu tutazi icyerekezo cye, mumuzane twumve icyo Imana imuvugaho. Ngo baragenda bamuhubuza ahantu yari ari, ndashaka kuza kuhatambuka aha ngaha. Ngo baramuzana ngo bamuhingutse hariya. Samweli ngo aruzuzwa. Samweli agira ate? Aruzuzwa. Burya amavuta aramenyana. Samweli agira ate? Aruzuzwa. Ngo yumva ya mavuta yari afite, ngo yumva atangiye kuzamuka. Yumva amavuta atangiye kugera gute? Yumva atangiye kuzamuka. Yumva amavuta atangiye kunyeganyega. Yumva atangiye kuzuzwa. Imana ishimwe cyane. Asanga bitandukanye no kwa Shama, asanga bitandukanye no kwa Eliyabu. Aravuga ngo ko numva ibintu bifashe. Tera haleluya, ko numva ibintu bifashe. Mwami wanjye uhimbazwe, ntukabura icyubahiro twateranye. Ngo araza Dawidi ahageze, ngo yumva amavuta arazamutse, ahita yumva ijwi rivugira mwaho riramubwira ngo nuwo. Vuga ngo nuwo. Imana ishimwe cyane. Ngo ahita afata ihembe amusukaho iki? Amavuta. Aramubwira ngo isubirireyo. Uyu munsi noneho umunsi waruye, ngo arongera yisubira mu ishyamba. Ndashaka kubabwira impamvu zigera muri enye zatumye yandika aya magambo nkasoza. Icyambere, ageze mu ishyamba nk'uko Imana yari yarabivuze, ngo asubirana y'amavuta. Asubirana y'iki? Amavuta ajya kuyabanayo. Ariko hajya haza icyo bita idubu. Hajya haza iki? Hajya haza idubu. Kayibwira ngo uramenye ntunyibesheho. Amavuta ndiho, hari imbaraga z'Imana ziri muri ngewe, hari ubutwara Imana yashize muri ngewe. Ntabwo uri butwara umwana w'intama ndeba, ntabwo biri buze gukunda ngo idubikazi igira ngo ni umushumba usanzwe, kumba ariho amavuta. Haleluya, hari amavuta y'Imana ari kuri wowe. Abadayimoni ntibakwibesheho, abakonikoni ntibakwibesheho. Hari amavuta y'Imana ari hehe? Ari muri wowe. Tuzamurira Imana ibiganza, ngo idubu yabishe, ngo akayisimbukira, ngo akayifata, ngo akayitanya gusa, ngo akayambura umwana w'intama. Ndagushimiye Mwami wanjye uhimbazwe, ngo igihe kimwe n'intare iraza nayo ngo arayifata, ayambura umwana w'intama. Ndimo ndihuta. Imana ishimwe cyane. Kubera iki yanditse aya magambo? Kubera iki? Yarageze ibwami, yarageze ku ntebe, yicaye atekanye, yibuka ibintu byose Imana yamunyujijemo. Niyo mpamvu nababwiye ngo turasubira inyuma gatoya. Yicaye ku ntebe, hagize gute? Yicaye ku ntebe, yandikira ijambo. Reka mbabwire ibintu bigera kuri 4. Icyambere, yibutse Imana imuzana kwa Sawuli. Yibutse Imana imuzana kwa nde? Kwa Sawuli. Umunsi yaraje kwa Sawuli, ngo ageze kwa Sawuli bwa mbere, Sawuli yatewe n'imyuka mibi, ngo yaraje, ngo araririmba. Imana ishimwe ko dufite abaririmbyi. Ngo araririmba, ngo ahimbaza Imana, ngo arimo aririmbira Imana. Sawuli aravangwa amasezerano ya Dawidi ndayazi, ngiye kumwica murangize ubuzima bwe burangire. Ngo afata icyo bita icumu. Afata iki? Afata icumu. Uzi ibintu byaguhize byarangiza ntibiguhitane. Ngo afata icumu. Undi ngo arimo ahimbaza Imana, kuriya twari turimo tubyina, ngo arimo ahimbaza Imana. Sawuli ngo imyuka mibi imuvuyemo, ngo amutera icumu, ngo Dawidi yizibukira kabiri, ngo riragenda rishyita mu rusika. Ngo giye kubite mu rusika, agarutse haravuga ati warunyishe pe Sawuli we, warunyishe. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanjye,
ubwo abisha bari bampagurukiye baramize nk'uguri. Imana ishimwe yitaradutanze. Iryo ni ishimwe rya mbere aribika ahantu. Ntabwo ari rimwe si kabiri yagerageje kumwica Sawuli inshuro 3. Inshuro zingahe? Inshuro 3. Reka mbabwire ya kabiri. Ni umunsi yamutumagaho umukobwa we, aramubwira ngo ndashaka kwica Dawidi, kandi uze kumunyambikira imyambaro umushyire mu cyumba, ntuze gutuma asohoka, ndaza kohereza intumwa zize kumunzanira. Ngo intumwa zirikora zijya kureba Dawidi iwe aho yarari, ngo zigezeyo. Imana ishimwe cyane. Umudamu ngo arabimenya ko baje, kuko yari yavuganye na se, aravanga uyu munsi ntabwo ari umunsi wo gupfa kwawe, hari icyo ndibuze gukora. Ngo afata icyo bita akadirishya, ngo amunyuza mu kadirishya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi hano hari abantu baciye mu kadirishya babonye urupfu, ariko Imana irabatabara. Ngo amunyuza mu kadirishya agira gute? Ngo amanurira hasi, undi ngo aragenda. Abandi ngo bajye kureba, ngo bahasanga igishushanyo hashize cyitwa tarafimu, ngo yacyambitse neza, ngo baragiterura barakibangatana, ngo bagishyiriye umwami, ngo bakigezeyo basanga ni igishushanyo. Muvuge ngo ni igishushanyo. Dawidi ntago ari uwo gupfa nonaha, hari imirimo Imana izakorana na Dawidi. Imana ibihimbarize. Muse n'abazamura ibiganza tuyishimire. Imana ishimwe cyane. Agezeyo ngo akirebe, ngo bagitwikure bati se uyu ni Dawidi muzanye? Ko ndeba munzaniye igishushanyo, ko ndeba munzaniye ikintu kitari we. Dawidi ari he? Ngo ahamagara umukobwa bamubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo urampemukiye. Iyo ni inshuro ya kabiri Imana yari imurokoye. Reka mbabwire inshuro ya gatatu. Ni umunsi yari agiye guhangana n'icyo bita Goliyati. Umunsi yari agiye ku rugamba, agiye gusura bene se, ngo yagiye abashiriye impamba, ariko ngo agezeyo, Imana ishimwe cyane, ngo asanga bose hatabuzemo n'umwe binjiye mu myobo. Ngo uko yakabasanze mu myobo, arabareba arabitegereza, ngo ahura n'umuntu wari uri, aravuga ati se bene data bari he ko ntababona hano? Aravuga ati bene so bari he? Urabaza wowe bari he? Se urabona byoroshye? Hari umuntu ukivugira hano? Hari umuntu ufite ubuzima hano? N'igihanda gihari cyitwa Goliyati cyatuzengereje, ninde muntu se wagihangara? Ngo ako kanya ngo arimo avugana n'uwo muntu, ngo abona mukuru waraje, aramubwira ngo uraje n'ubwibone bwawe, twadutama twasudushyize, wowe kuciriritse, hari ikosi wagiyeho, wowe uzi ikihe gipfuzi, wahangana n'ibigeragezo dufite hano? Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo nawe aramuhindukirira, ngo amutera iki? Amutera umugongo. Ngo barimo bavugana ayo magambo, ngo agiye kubona cya gihanda cyitwa Goliyati, ngo abona gihagurutse kivuga. Imana ihimbazwe. Ngo kiza kivuga, gikora amakosa, gituka Imana ya Isiraheli, gituka n'abantu b'Imana. Dawidi arimo agira gute? Arimo yumva. Aravuga ngo niba muri abagabo, nimwishakemo umuntu waba ari umuhanga, waba ari umunyabwenge, waba azi kurwana, aze duhangane. Nimudutsinda tuzaba abakozi banyu, natwe nitubatsinda muzaba abakozi bacu. Ngo Dawidi aracyitegereza, arakireba, aravuga ngo n'uyu wari wabateye ubwoba, amavuta nasutsweho abasha no guhangara iki gihanda, amavuta agendana nanjye abasha no kwica iki gihanda. Ngo abaza amakuru yacyo, arabaza ngo mbese kiriya gihanda gikomoka he? Gifite ayahe masezerano? Haleluya. Nari ngiye kuririmba niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, reka gushidikanya riza sohora. Imana ishimwe. Arabaza ngo uyafite ayahe masezerano? Na ayahe masezerano agendana? Baramubwira ngo n'umufilisiti uri aho utarakebwe, nta epfo nta ruguru nta byagakiza. Aravuga ngo noneho rero mwaba mutazi amateka yanjye, mugende mubwire Sawuli ko hano habonetse intwari, hari umuntu ugiye kwica kiriya gihanda, ntabwo kizongera gutuka ubwoko bw'Imana. Iminsi 40 n'amajoro 40 muba mu myobo, Imana igiye kwica kiriya gihanda. Ngo bajyana iyo nkuru nziza biruka, ngo bayicengerana mu mwobo, babibwira Sawuli. Sawuli ngo asohoke, ngo ahageze aramureba, aramwitegereza, aramubwira ngo ni wowe sha, ni wowe? Ngo yari umusore w'umugenda. Ni wowe uje kurwana n'uriya mufilisiti wamenyereye kurwana? Ni wowe uje ni wowe? Ngo ahita aramubwira ngo ni njyewe. Undi ati se ufite ayahe mateka? Seve yawe ni iyi? Aramubwira ngo iyo nabaga ni mu ntama za data, iyo hibeshaga hakaza ikirura, iyo hibeshaga hakaza inyamaswa ishaka gutwara umwana w'intama, narayisimbukiraga nkayifata. Aravuga ati ibyo warabikoze sha? Undi ati narabikoze. Iyo hibeshaga hakaza intare, narayisimbukiraga nkayifata. Ibyo warabikoze? Narabikoze. Hanyuma none rero nyakubahwa umwami, n'uyu mufilisiti utarakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Ngo ahita aramufata, ngo amwambika imyambaro yiwe yarwananaga y'ubwami. Abahanga mu gusobanura ibi bintu bavuga ko ngo uwo munsi yari akoze ihererekanya bubasha, yari akoze handover, yaramubwiye ngo uzaba umwami w'iki gihugu niho uzakiyobora.
Dawidi ngo atera intambwe ngo yumva ibyo bintu biranze ntiyabimenyereye, aramubwira ngo ya binkuremo reka ngende uko nari isanzwe. Ngo avanamo imyenda y'ibwami, ngo arangije afata icyo bita umugozi umuhumetso, ngo afata amabuye 5. Imana ishimwe cyane. Muri ariya mabuye ndashaka kuvugamo rimwe, ririya buye ryari risobanuye Kristo. Kubera iki? Umunsi bari bari mu butayu, ntabwo Imana yigeze ibwira Abisiraheli ngo nimugende mukubita inkoni mu gishanga niho byoroshye kuva amazi. Yarababwiye ngo nimukubita inkoni he, mugende murebe ruriya rutare ruravamo amazi, mugire gute munywe. Ruriya rutare rwasobanuraga Kristo. Kandi si icyo gusa, mu gishushanyo cy'umwami Nebukadinezari cya gihe igihe yarotaga abona ibuye rituruka hejuru mu kirere, byari bishushanyije Kristo uzaza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero iri buye ryari mu muhumetso wa Dawidi byari bisobanuye ngo nikomeje kuri Kristo, niwe rutare ruzima rutanyeganyezwa, akomerwa amashyi mu bari muri iri teraniro. Aravuga ngo noneho rero uyu Mufilisiti utaracebwe arapfa nk'imwe muri za dubu. Icya kabiri aravuga ngo kandi si icyo gusa ngiye gukora, ndamutera mu butatu bwera bw'Imana, ndamutera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndamutera mu izina rya Data wa twese, ndamutera mu izina ry'Umwana n'Umwuka wera. Niki cyabaye? Ngo aza yitegeye cya gihanda. Iyo ni impamvu ya gatatu nimo mbabwira, ngo barimo bateganye undi amureba, aramubwira ngo niko shangwa, arabanza araseka cyane. Haravuga ngo noneho babuze umuntu bohereza, barakohereje sha, wabuje kuntera ugira ngo ni umuntu uraho usanzwe, uragira ngo ni umuntu w'imbwa, waba warize amateka yanjye, waba uzi uwo ndiwe. Aramubwira ngo uri we wese uzanye icumu n'uducumu, uri umugabo ukomeye, ariko nge ngiye kugutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli, Imana wasuzuguye. Uyu munsi igiye kumenyekana. Ngo afata akabuye, afata iki? Ariko Mana ndagushimiye kuri muri iri teraniro, Imana ihimbazwe. Ngo afata iki? Ngo afata akabuye, ngo ashyira mu muhumetso, azunguza bwa mbere, igihanda kiramwitegereza, gisanga urwo rugamba ntarwo kizi, gisanga iryo kosi ntaho kirizi. Pawulo yaranditse aravuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu ntabwo zigaragara, twebwe dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu, dufata mpiri imigambi y'umwijima, dukubita hasi ibyishyira hejuru, dukubita hasi impaka kugira ngo tugomorere Kristo. Intwaro z'intambara yacu ntabwo zigaragara abantu, dusengesha amavi. Iyo turimo dusenga Imana irumva. Muyizamurira ibiganza, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Abo turi kumwe mutere haleluya, mushimire Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo arimo arizunguza Goliyati aramwitegereza, aramureba, aravuga ngo Dawidi we wagahungwe kumugenda, nta kintu ufite kabisa. Ngo azunguza bwa mbere, ngo azunguza bwa kabiri, bwa gatatu ngo arekura ibuye. Reka mbabwize ukuri, amahirwe ya Dawidi ni ubunini bwa Goliyati. Iyo Goliyati aza kuba muto byari kumugora kumuhamya. Nubwo ikigeragezo kikuri imbere gifite ubunini cyane, humura Imana igiye kukigutsindishiriza. Amahirwe ya Dawidi ni ubunini bwa Goliyati. Ngo arekura ibuye, akimara kurekura ibuye ngo gikubita ku Mufilisitiya, ngo agwa yubamye, ngo agenda yiruka, afata inkota, ngo amuca igihanga, agishyira ku nkota, arakizamukana, azamuka aririmba itsinzi y'abana b'Imana. Aravuga ngo Imana iranesheje. Abadamu bari baraho batangira kuririmbira Imana, abari baraho batangira kuyikomera amashyi, abari baraho batangira kuyihimbaza, batangira guhimba indirimbo. Tera haleluya! Hari imirimo y'Imana, hari imirimo y'Imana. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Nari mvuze ngo ntikabura icyubahiro twateranye. Iyo ni impamvu ya gatatu yatumye Dawidi yandika aya magambo. Imana ishimwe cyane. Iyo ni impamvu ya kangahe? Ya gatatu yatumye Dawidi yandika aya magambo. Aravuga ngo nibutse iminsi ya kera yicaye ibwami. Nari kuza kuvuga n'izindi, ariko ndashaka mu kanya tuza gukomeza kumva n'abandi bakozi b'Imana banaririmba. Yicaye ku ntebe y'icyubahiro arimo yihindukiza, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, nkuramburira amaboko. Abantu Imana yahaye amaboko, abagabo n'ababyeyi, abasore n'abakobwa, muzamura ibiganza dushimira Imana. Aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza ibyo wakoze byose, nkuramburira amaboko. Reka mbabwire izindi mpamvu enye hanyuma soze. Imana ihimbazwe. Reka mbabwire izindi mpamvu enye zishingiye kuri aya magambo. Iyi mpamvu Imana ikwiye gushimwa, iya mbere nayibabwiye, mufate mu kiganza umubwire ngo ikwiye gushimirwa ko ari Imana. Utavuze ibintu byinshi
Imana ikwiye gushimirwa ko ari iki? Ari Imana. Nta yindi Imana ibaho ihwanye nayo. Dagoni ntizivuga, dagoni ntizikora, dagoni ntizigenda. Imana ikwiye gushimirwa ko ari Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abari hano dukwiye gushimira Imana ko ari Imana. Uwo ni umwihariko wayo, nta muntu ubisangiye n'undi. Nta mubyeyi ndumva yise umwana we ngo Mana. Oya, nta ubaho ngo abyara umwana ahita avuga ngo nkwise Imana, ngo ajye amuhamagara ngo Mana we ngwino hano. Babita ba nyirakamana, babita ba sekamana, ariko nta urita umwana we Imana. Kubera iki? Uwo ni umwihariko wayo, yitwa Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane, ikwiye gushimirwa ko ari Imana. Imana ikomerwa amashyi ku bari hano. Dukwiye gushimira Imana ko ari iki? Ari Imana. Icya kabiri, ikwiye gushimirwa ko ari umuremyi. Ikwiye gushimirwa ko ari umuremyi. Nta muhanga n'umwe wari washobora gukora umuntu ngo ahumeke, amuhe amaso, amuhe amazuru, amuhe ingingo. Imana ikwiye gushimirwa ko ari iki? Ari umuremyi. Niyirema umugufi, niyirema umuremure, niyirema inzobe, niyizana uw'igikara, niyizana uwize, niyizana utarize. Imana ikwiye gushimirwa ko ari umuremyi. N'ubu iracyakomeje kurema. Imana ishimwe cyane. Imana ikwiye gushimirwa ko ari umuremyi kandi wa byose. Niyo yonyine ivuga ibintu by'iremye, ntagira umuntu ubikuraho, ikabira biremye. Niyo yonyine ivuga ibintu bitariho, byarangiza bikabaho. Niyo nta yindi. Imana ikwiye gushimirwa ko ari umuremyi. Hanyuma icya gatatu, Imana ikwiye gushimirwa ko ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Imana ikwiye gushimirwa ko ishobora byose. Icyo ni icya gatatu. Kubera iki mvuza aya magambo? Burya cya gihe ujya kubyara ntiwari kuvayo amahoro, ariko kubera wajyanye n'Imana ishobora byose, wagiye kwiseta unatindayo. Abantu basigara bibaza ngo ari buveyo gute, bagiye kubona babona usohotseyo ucikiye akana uri mu gasimbiza. Kubera iki? Imana ishobora byose. Burya cya gihe, igihe wari urwaye, abaganga bananiwe bagerageje ntako batagize, nta wundi muntu wari kubishobora. Wagiye kumva wumva ijwi ry'Imana rirakubwira ngo mwana wanjye ndi Uwiteka Imana ndagukijije. Bisobanuye ngo ni Imana ishobora byose. No gukiza indwara Imana igize gute? Irabishoboye. Hanyuma kandi twahoze tuvuga ngo fata ifoto yawe ya kera n'iya none. Nta wundi muntu wari kuguhindura kukugeza kuri uru rwego ugezeho. Reba icyubahiro ufite, uri dogiteri. Reba icyubahiro ufite, minisita. Reba icyubahiro ufite, uri umuntu w'igitangaza. Uri umuntu w'igitangaza, urinjira mu biro by'icyubahiro. Reba icyubahiro ufite, uri umucuruzi w'amateka. Reba icyubahiro ufite, wicaye mu ntebe irimo yikaraga. Burya Imana ishobora byose. Ukurikiranye amateka yawe ya kera, ukareba ahantu Imana yagukuye, ugasubirayo, ukareba ukuntu wajya guhazamuka bitakoroheye kugira ngo uzave hasi hariya uzamuke hejuru uzagera ahari umuhanda, byari bigoye. Ariko kubera ko Imana ishobora byose, yakoresheje imbaraga zayo, iguhubuzayo, irakuzana, ikugira uko nguko umeze, iguhagarika muri uwo mwanya, iguha icyo cyubahiro. Kubera ko ari Imana ishobora byose, tuyikomera amashyi. Ni Imana ishobora byose. N'uyu munsi wa none abakiri hano mutari mwizera, mwizere ko Imana dusenga ari Imana ishobora byose. Reba izi ndirimbo murimo muririmba, nta wundi muntu wabashoboza kuziririmba, nuko muri kumwe n'Imana ishobora byose. Reba aya masengesho murimo musenga, nta wundi muntu washobora kuyasenga, nuko muri kumwe n'Imana ishobora byose. Reba abo bayobozi beza Imana iduhaye, nta wundi muntu wabashoboza, nuko bari kumwe n'Imana ishobora byose. Reba iki giterane mwateguye, nta wundi muntu wabashoboza, nuko muri kumwe n'Imana ishobora byose. Ariko kandi Imana ishyira hejuru, yashaka igacisha bugufi, byose biri mu biganza byayo. Abo Imana yagiriye neza, tuzamura ibiganza tuyishimire ko ishobora byose. Reka mbabwire icyanyuma cyayinaniye Imana idashobora. Ikidashobora ntishobora gukora ibyaha. Ntabwo Imana yacu igikiranirwa, ariko ibindi byose Imana mwicaye imbere igize gute? Irabishoboye. Turimo dusoza, nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, nibwira ibyo wakoze byose. Imana ihimbazwe. Nuba wicaye ahantu, ujye utekereza iyo uvuka, ujye utekereza aho wize, ujye utekereza aho wanyuze, ujye utekereza za nzira, ujye utekereza ya makuba, ujye utekereza bya bigeragezo, uvuge ngo Mana we ndagushimiye kuri Imana ishobora byose. Hanyuma rero nihaza amazwi yo kucunaguza akubwira ngo ntibikunda, uzayabwire ngo ceceka, iyamvanye muri bya bihe izamvana no muri ibi ngibi. Yesu abahereze umugisha. Ngaho nimuhaguruke dusenge. Wa mwanya wanjye nuko wanganaga, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana. Ni Imana ishobora byose. Mwongere muyizere,
mwongere mugire amashimwe, mushimire Imana. Twese turi imirimo, turi ibihamya by'ibyo Imana yagize gute, yakoze. Tuzamure ibiganza tuyishimire, tuyibwire ngo turagushimiye. Nuba uri mu modoka utwaye, ujye uvuga ngo ndi kumwe n'Imana ishobora byose. Nuba wageragejwe, ujye uvuga ngo wabigerageza we, mva imbere, ndi kumwe n'Imana ishobora byose. Nubona ugeze no mu rupfu, ujye uvuga ngo Imana ibasha gukura no mu rupfu, yarangiza igashyira mu buzima. Dawidi abitekereje byose, aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, ntekereza ibyo wakoze byose, nibwira imirimo y'intoki zawe, ndangije sanga nta kindi ukwiye. Zamura ibiganza, ndavuga ngo nkuramburiye iki amaboko. Atitaye ko ari umwami, abari imigisha Imana yamuhaye, aravanga Imana ikomerwa amashyi. Imana ihabwa icyubahiro ku bari muri iri teraniro twese, Imana ibahe umugisha. Urakoze mwami Yesu, turagushimiye kuri data wa twese mwiza, uruta itangiriro ukaruta n'iherezo, kuko ibyo byose biri mu biganza byawe. Turagushimiye ko ufite byose, nta kikunanira. Uri data wa twese mwiza. Haleluya. Heni wa yamini detaya mando greve de saine mando tandezeve wa yamini detaya mando de asika. Turagushimiye mwami, ni wowe urera imfubyi zigakura, ni wowe ujya uturinda ku manywa na nijoro, ni wowe ujya uvanaho imigambi n'imikorere y'umwijima, ni wowe waduhamagaye mu murimo wawe. Kandi mwami Yesu, turagushimiye ko ufite aho tuvana, ariko kandi ufite n'aho utujyana. Turagushimiye ko na nyuma y'ubu buzima hari ubugingo buhoraho wateguriye abera. Abari muri iri teraniro, dufashe uyu mwanya tuzirikanye imirimo yawe, twibutse ibyo wakoze. Abatari bafite epfo na ruguru, wabagize abantu bakomeye, babaye abacuruzi b'ibirenga, barize amashuri baraminuza. Mwami Yesu, abatari bafite iyo bava n'iyo bajya, waratwambitse, waratugaburiye, twarabyaye, turahetse, turacikiye, waratwubakiye, waduhaye amazu, waduhaye aho gutura. N'abatayafite mwami, ujya ubaha yo gukodesha bakayabona. Turagushimiye, ni wowe ujya wigisha abana bakajya mu ishuri bakiga bakarangiza. Turagushimiye, hari abo washingiye barebaga hepfo bakareba ruguru bakabona nta gihari. Uwo mwanya wose turawufashe, tubaza iyo migisha yose iyi Imana yatugabiye. Turasenza iri sengesho, turavuze ngo abari muri iri teraniro, ntukabura icyubahiro twateranye. Aba bagabo bahari, aba basore bahari, aba bakobwa bahari, aba babyeyi bahari, abana bato bahari. Turagushimiye, nibutse iminsi ya kera, tukuramburiye amaboko. Ni wowe ukwiye gushimwa. Harimo y'abagabo, harimo y'abasore, harimo y'abakobwa, harimo y'ababyeyi. Iteraniro twese turavuze ngo nushimwe, nta yindi Imana ibaho. Ni wowe ujya umanukana n'abantu n'igihe turwaye mu bitaro, hahandi abantu batagera, abantu bari muri koma babona nta wahagera, ujya uvana abantu muri koma. Uri Imana ijya ikiza indwara, turi abagabo bo kubihamya. Uri Imana ijya igabura, hari abantu wagaburiye bashonje. Uri Imana yambika, hari abantu batari bambaye wambitse. Uri Imana ihindura amazina, hari abantu wahaye amazina. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Uyu mwanya mwami, turazirikanye ineza y'Imana, turavuze ngo wamamare muri iri teraniro, muri aya masaha, kuri uyu mugoroba. Uhabwe icyubahiro kugendana nawe. Uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa, uyu mubyeyi, turamusengeye yongera gutunge kandi ukomerere muri twe. Ibyiringiro byacu bibi byo kuzakubona Yesu, ko na nyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Twese abari muri iri teraniro tugukomeye amashyi, turavuze ngo wamamare. Ayo mashyi ni ay'abagabo, ayo mashyi ni ay'abasore, ayo mashyi ni ay'abakobwa, ayo mashyi ni ay'ababyeyi. Abari muri iri teraniro, abayobozi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'abantu barwaye turabasengeye, ndabizi nabo barahari. Hari abantu bari hano bazi ko ibyabo bidashoboka, bazi ko ibyabo byananiranye, bazi ko ibyabo Imana yabinaniwe. Turategetse muri iri sengesho, tegeka imbaraga y'uburwayi. Abantu bari barwaye turabasengeye, abantu bari babuze icyerekezo baha icyerekezo, abantu badafite epfo na ruguru baremera ishimwe mu izina rya Yesu. Ikindi gihe nabo bazibuka ineza y'Imana, bazagaruke gushima. Urakoze Mana, turagushimiye. Cyubahiro kibi cyawe, wowe ugira icyo urema, wamara ko kirema ukagikomeza, wowe ukora imirimo n'ibitangaza bikagaragara, ntihagire ubisiba, ntihagire ubikuraho, ahubwo bikamera nka kashi. Wongereho abantu ibihamya bagendana imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Nanone tugukomeye amashyi, twakira imirimo n'ibitangaza ukoreye hano mu izina rya Kristo Yesu. Amen.